rukumva yego hanyuma ngewe nari maze igihe nyine narakijijwe yes ndi pastor mvuga Imana neza cyane ariko impamvu bino bintu nabisubiyemo urabizi ubuzima bw'Ikigali babugoye hari n'umwana arahari yego icyo nshoboye kubona nonaha ndakimwoherereza akabaho ariko nyine ntago yishimye ntago abyishimiye nyine kukubona muri ubu buzima kubimbonamo buriya yaranananutse yarahurose ubu yabaye nk'agati ariko ntago abyishimiye impamvu atishimye twari dutangiye kumera neza duhurira kuri biranagaragara ko wabyibushye cyane duhurira kuri televiziyo tukishima nka famiye ariko mwaragiye muri ubu buzima arataye undi ugasanga ni ikibazo nko kumva nyene ngo umugore wawe ngari gukora umwuga w'uburaya yego kugira ngo ubeho icyo gihe nyene ni ukugira ngo ubeho ariko niyo wabiteka ntibimanuka neza ibyo biryo biba birimo umuvumo niyo mpamvu rero aho ngaho hagati ari nge simbyishimiye kuba mbirimo yego ariko nyine nibwo buzima nawe nta byishimiye kuba mbirimo yego ariko nyine nibwo buzima cyane ko abenshi banavuze ngo narasaze nawe ngiye nibera umusazi nigira mu biki ibyo nyine biranashoboka yego kuko nyine kugira ngo uhaguruke wiyemeze gukora ikintu nk'iki ni traumatisme uba wumva nyine nta bwenge ufite muri wowe cyane warahamutse iyo nitegereje neza nkareba amazi na innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingwana manzi na innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na innocent songa mbere turabashyigikiye yes nongeye kuguha ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda rwanya abarwa akazamura ibyishimo by'u Rwanda gwasika mu tondo saa 6 nimugoroba sasa amatera gakeka cyangwa gasambi wicare kuri Manzi na Innocent TV ukore subscribe ukore share ndetse unatere comment kugira ngo turebe neza nimba ibiganiro byacu biba byakuryoheye uyu munsi rero twifuje gutumira umuntu ukomeye cyane umuntu uzwi n'abantu benshi cyane umuntu udasanzwe muramubona kuri kamera zacu ushobora kwibaza ngo ninde akora iki atuye he reka tumuhereze ikaze atangira twibwira ndetse yibwira n'abakunzi ba Manzi na Innocent TV umusaba bimeze bite yakomeye cyane fresh ndabona rwose ufite dutwenge ku maso cyane ariko nge niko nimereye kandi ubwo mbona uzi ujya wanumiye ushaka ko tuganira yego noneho ndaza kandi njaruko nyine nimerera noneho mukoye sari bunyice noneho sari nk'ibyo asanzwe akora ibyo nsanzwe murabizi uyu munsi natuje umunsi twashyize agapira hasi ikiganiro cy'amahoro uyu munsi ni ikiganiro cy'amahoro kandi cyane nishimiye rero kuba uri hano nishimiye kuba wumvishe ubutumire bwacu ukatwumvira ndetse ukanaduha umwanya wawe ni iby'agaciro gakomeye cyane abanyarwanda rero bakeneye kukumenya wenda abatakuzi wasanga ari umuntu ukoze subscribe vuba ariko atari yamenya wowe ngo uri muntu ki ukunda iki ukora iki ibintu nk'ibyo ngibyo tangira ubibwira rero twinjire mu kiganiro neza cyane wa mugani wasanga hari ugakanza akakanya cyane ukanze kuri ako kaboro gatukura ako kanya ariko niba nakanda bajye bibuka notification none bashyireho so cyane nyine SADUNDA n'uyu nguyu uwo muri kubona inyuma n'uyu nguyu hanyuma imbere nabwo n'undi wundi ariko byanga bikunda baravuga ngo ukugaragara ukusa burya n'imbere ntago ugiye kure n'imbere so nuko nguko rero hanyuma ibyo nkunda byo ni byinshi uvanyemo abanyanga n'abandwanya yego ubu nagomba kubona yamvugisha ukuri
nanga abanyanga n'abandwanya nkakunda abankunda ibindi byose nabyo ndabikunda ibituma mbaho byose ibyo nakora byose bigatuma ubuzima bwanjye bugenda neza ndabikunda. Yego. Okay, byiza cyane. Muramwumva rero ni Sadunda, umwe mu bantu bamamaye cyane ariko yamamara mu bintu bamwe bafata nk'aho atari byiza, bibi cyane ndetse binatera umwaka niko bamwe bavuga. Ngiye ubwanjye nakibaza ngo Sadunda, wowe ubwawe kuki wemera kuza imbere ya kamera ari ibintu bizarebwa n'abanyarwanda, abanyamahanga, famiye yawe, kuki wemera kuza imbere ya kamera uri umuntu w'umugabo wambaye ibintu bijyanye n'amajipo n'amakanzu n'ibiki? Urakoze. Impamvu y'ibi ngibi kubyemera kuvuga ngo nje kuri kamera nambaye ibintu bimeze gutya cyangwa se meze gutya, nta yindi mpamvu. Abenshi barabizi ko mfite umuryango, ariko aka kanya ntabwo turi kumwe. Aka kanya ntabwo turi kumwe. Umuryango wanjye uri ukwawo, nanjye ndi ukwanjye, ariko ntabwo nagiye kure yabo kuko ibyo nagiyemo ibyo ari byo byose nagiye mu kubashakira icyababeshaho umukati muri make. Niba i Kigali kuko njye simba i Kigali kuko naje kugusura nyine mu butumire bwawe, ariko usanzwe simba i Kigali nyine nagiye mu cyaro ukuntu kujya kugira ute se gushakira y'ubuzima, cyangwa yagiye kwagura y'umwuga wawe benshi bakuziho kwagura y'umwuga. hari ukuntu ubona wenda ukora business ukabona mu mujyi yateye imbere ukaba ati rero njye nkeneye no kwagura amashami mu cyaro, nawe agiye gushyira amashami ubundi buri mu biki. Yewe nagiye mu gushakisha ibiryo nyine bitunga umuryango. Hanyuma kwemera nkavuga ninje kuri kamera nambaye gutya cyangwa se ngomeze gutya, akenshi na kenshi sinza hari ku bushake bwanjye, ahubwo njaho ari mwebwe mununguye, nzaho ari mwebwe mushaka abantu se kuri kwahisha kandi ariho nshaka kureba cyane ko wasaze wanagezeyo warungurutseyo kare cyane, ubu biba byabaye, biba byakomeye neza cyane. Igisazi gusa niko rukumva. Yego. Hanyuma ngewe nari maze igihe nyine narakijijwe, ndi pasitoro, mvuga Imana neza cyane, ariko impamvu bino bintu nabisubiyemo, urabizi ubuzima bw'i Kigali babugoye cyane, bugoye cyane. Inzu, gukodesha inzu, kubona ibyo kurya, ni ibintu biba bigoranye cyane nyine, bigoranye. Nuretse gato nkubaze tutarinjira muri ibyo ngibyo neza, ibyo ngibyo ndibuze kugira umwanya wo kubikubazaho neza. Igihe kibazo nari nakwibarije ni kimwe, uransubiza yego cyangwa yabitewe n'uburyo wowe ubyumva. Kuki wemera kuza imbere ya kamera wambaye utyo? Impamvu ya mbere nayisobanuye, navuze ko munungura cyane, kandi impamvu ya kabiri n'inyuma ya kamera bari uko nambaye cyane. Neza akenshi na kenshi simwansanze mu rugo naye, ese suko nabaga niyambariye, nuko rero nyambaye. Ahubwo mbaza uti wenda shemu uba ufite uri mu modoka uri kuza nk'ubu kubera ko mba hirya gato ya Kigali, byanga bikunda nza n'imodoka y'abantu benshi, ati yo feme wewe wicaye mu modoka abantu bakwakira gute? Si uri mu nzira uri kugenda bisanzwe bakwakira. Ibyo byose nari bubigereho cyane, ndetse ariko rero kwemera gutyo, icyambere cyo akenshi na kenshi umuntu ngura ndi mu kazi nyine ndi gushaka amafaranga atunga umwana, atunga n'umuryango. Ukumva mukamuranunguye nje kuri kamera, kandi imyenda yanjye ya kigabo yose nayisize mu rugo. Cya kugenda kuva mu rugo imyenda ya kigabo nayisizeyo. Ukumva nta myenda ya kigabo ngira, nukugira imyenda ya kigore. Mwabonye ko niyo mwanzaniye, mwigeze kunzana imyenda ubushize, urayanga uradukubita. Ndayanga isubizayo cyane. So urumva rero ntabwo ngewe ku giti cyanjye icyambere nuko neruye ku mugaragaro, aho kugira ngo umuntu azajya ahora yihisha mu bantu, abihishamo no munsi nababeshye ejo byagenze gute na gute, kiza n'ukwerura neruye ku mugaragaro. Rero mbabwije ukuri, Sadunda nayisobanuye mvuga Sadunda ubwo murebona hano n'uyu nguyu, niko nyine nongeye kuba Sadunda nyine wanyawo, Sadunda wanyawo uzi nyine wongeye kumubona ubwo ngo kubera iki?
kubera ubuzima. Saduna ryari ikibazo njya nibaza, sinzi nimba n'abantu badukurikiye nabo icyo kibazo bajya bakibaza. Ese ubundi wowe ubwawe wahisemo gute kuba umutinganyi? Nahisemo gute? Ni iki cyatumye uhitamo kuba umutinganyi? Ikintu cya mbere ntabwo ndi umutinganyi. Kugira ngo wenda nyigusobanurireho, ntabwo njye ndi umutinganyi. Nubwo wenda ngaragara mu ishusho ya gikobwa mukavuga ko ndi umutinganyi, ariko ntabwo ndi umutinganyi. Njye na mbere kose ntabwo nigeze mba umutinganyi, ahubwo niyambarira gutya nyine, ni vibe manumva nishaki. None iyo mbyambaye gutya bikwinjiriza iki? Icyo binyinjiriza reka nyikubwire. Iyo nyambaye gutya biba ari ikintu cy'igitangaza. Iyo ari igitangaza usanga wenda nko mu kabari bantumiyemo, mu masoko bakantumiramo, amasoko runaka nyine, ayo masoko yo ku mihanda. Nk'umuntu yashinze nk'isoko ati ninze mu masoko wenda abantu biyizire kundeba gutya, anyihera uduceri. Nuko nguko wenda niyo wenda hagize nk'umuhungu unyoberaho, ntabwo muhakanira. Uri kumva? Ntabwo muhakanira, ariko ngira gute, ndamwemerera tukaganira ariko ntitubonane. Akanyoreza ibiceri ngo tubonane, icyo gihe nkabyohereza mu rugo. Noneho ibi ngibi gukora hano ndi mu kiganiro nka nyuma y'iminota 2 ndahita nkwamagara. Noneho hari ikintu mbese numva mwaho ngaho, ibi ngibi ukora mu by'ukuri ntabwo ari ibintu bikuri ku mutima cyangwa se ukora, ntabwo ari ibintu biri, ahubwo ni business, ni ubuzima. Ni business. Ni ukugira ngo njye nko mu kabari njyemo, nimara kujyamo boss w'akabari haze abakiriya ari njye baje kwirebera, hanyuma boss w'akabari agire gute, amereze uduceri mu gende. Sadunda, ukitangira ibi bintu we wita nka hari business, ariko abantu babibona ko ari ubutinganyi nyine. Famiye yawe wenda yabyifashe ite, yabyakiriye ite, bavuze bati? Nk'uko ukurikirana amakomenti bari gukomantera banuka, nk'uko abankurikirana cyane cyane kuri iyi televiziyo ya Manzi na Innocente, abankurikiranaho cyangwa se n'ahandi hose, uburyo abantu kabambwira nabi, ni nako na famiye bagufata, niko bagufata. Uko mbese wowe ushobora kubibona, ukabibona mu yindi maje, ukabibona uri ku ukabibona n'ikindi kintu nyine. N'abandi no muri famiye nabo niko babifata nabi, ariko nanone nubwo babifata nabi bakamfata nk'uwananiranye nk'ikirombo, ariko njyewe nyine n'ubuzima. Kuko nubwo babifata nabi, none se ko nari narabivuyemo narakijijwe, ko nta wigeze avuga ati wenda reka nkurikirane iby'uyu mukoboyi, mufashe ibishoboka byose, ariko kugira ngo ntazabisubire. Kuki batigeze babikora? Rero urumva rero niyo mpamvu nagize gute, hisemo kongera aho kugira ngo umwana yirirwa ngo yayura anyarya mu maso ndi umuntu w'umugabo, madamu yirirwa ngo yikandagura mu nda nk'umurwayi w'igifu ndi umuntu w'umugabo, nahaguruka nyine nkajya mu kazi, nkajya mwoherereza ibiceri. None se Sadunda, ubu ngubu wabonye ko uri umuntu bigaragara nk'abafite imbaraga pe, wabonye ko akazi keza bagakwiye gukora kugira ngo wenda kaguheshe uwo mugati, ari uguhitamo gukora bino bintu bitaguhesha isura nziza. Reka nkubwire rero, reka ngusobanurire icyo kintu. Twese twaremanywe imbaraga, twarazivukanye, twese dufite n'ubwenge na capacité, aretse kuko capacité y'ibitekerezo itandukanye. Ariko nanone hari umuntu uretse ko ntawe ukunda ikibi, hari umuntu ukunda nyine kujya kwirirwa cukura amabuye mu ishyamba, hari umuntu ukunda kuba mu bouncer, hari umuntu wishimira kuba kwirirwa avoma amazi avomera abaturage, hari n'ushimira kwirirwa afurira abaturage. Muri ibyo byose buri muntu n'icyo ashoboye kandi abona gishobora kuba cyamuhecera, aragikora. Niba kwambara ubusa ari byo nshoboye, ndabwambara nkinjiza. Niba kwirirwa wenda nambaye gutya ari byo nshoboye, ndabyambara nkinjiza. Niba kubunuza neza amabya akajya mu kirere, ari byo nshoboye. Amabya ndayazunguza mu muhanda agiye mu kirere, hanyuma nindangiza ngire gute, ninjize. Sibyo cyambere ni ikigutunze cyane. Niba binunze rero ngomba kubikora. Sadunda, twihuse cyane, mu minsi ishize hari amakuru yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi hantu hagiye hatandukanye bavuga ko wazanye umugore, ufite umugore. Ese koko ibyo bintu nibyo? Nibyo cyane. Nibyo cyane, naramuzanye
turasezerana mu murenge turasinya turabana twarabyaranye imfura nibyo yego ariko bicera umuntu yabonaga byarashize bishize rero ukamara amezi 2 ubura amafaranga ya randirodi atatane ukamara icyumweru utarya inzara ewa nimeze nabi kandi ushoboye kuvuga utireka ngire gutya hari n'umwana arahari icyo nshoboye kubona nonaha ndakimwoherereza akabaho ariko nyine ntago yishimye ntago abyishimiye nyine kukubona muri ubu buzima kubimbonamo buriya yaranananutse yarahurose ubu yabaye nk'agati ariko ntago abyishimiye impamvu atishimye twari dutangiye kumera neza duhurira kuri biranagaragara ko wabyibushye cyane duhurira kuri televiziyo tukishima nka famiye ariko mwaragiye muri ubu buzima arataye undi ugasanga ni ikibazo nko kumva nyene ngo umugore wawe ngari gukora umwuga w'uburaya kugira ngo ubeho icyo gihe nyine ni ukugira ngo ubeho ariko niyo wabiteka ntibimanuka neza ibyo biryo biba birimo umuvumo niyo mpamvu rero aho ngaho hagati ari njye simbyishimiye kuba mbirimo ariko nyine nibwo buzima nawe nta byishimiye kuba mbirimo ariko nyine nibwo buzima cyane ko abenshi banavuze ngo narasaze nawe ngiye nibera umusazi nigira mu biki ibyo nyine biranashoboka kuko nyine kugira ngo uhaguruke wiyemeze gukora ikintu nk'iki ni traumatisme uba wumva nyine nta bwenge ufite muri wowe cyane warahamutse ibintu byose ubibona ukabica amazi ukabona ko ari uko nguko so ni muri ubwo buzima rero ngomba kubikora ariko kugira ngo ubeho mu minsi ishize rero hari n'abantu bakubonye ku ma YouTube channel agiye atandukanye ndetse no mu buzima busanzwe warabaye umuntu mwiza ujya gusenga rwose abantu baravuga ati SADUNDA binavuga ko wari wanabaye pasteur ese nyuma yo kuba pasteur ukagaruka muri ibi bintu uri kwiyumva ute wowe ubwawe wafashe umwanzuro wo kugaruka muri ibi bintu ute mbere washatse kubikomozaho ariko ntago cyari igihe kiza cyo kubyinjiramo reka tubyinjiremo n'aka kanya uduhereze ubwino ku uburyo waje kuba pasteur warangiza ukabivamo ukaza muri ibi bintu tena urakoze urumva narakijijwe kuvamo maze kubivamo ngira amahirwe ndimikwa ndabatizwa ndimikwa banyakira mu itorero bamaze kunyakira mba profeti kumva ntangira kuvuga Imana hanyuma nyuma icyo gihe nari mfite support yo mu rusengero bamfasha bari bemeye kunyishyurira inzu hari n'undi muntu wanze wari wemeye kungurira udukoresho two mu nzu no kunyishyurira inzu byose baranabikora pe banyishyura amezi 7 bangura n'ibintu bijya mu nzu hanyuma tuvuye mu rugo gato turaza dusanga inzu bayejeje bayibye ibintu byose ubuzima butangira buba buranze abantu bose batangira no kugenda bamvaho amadaje mbonye bikomeye mita bikomeye nyine amezi 7 inzu yarageze yari yarangiye mita njya mu Bugande ngeze mu Bugande baba barandoze ndasara nanjya kuhwiwisa udufaranga twose dushobotse baratumvuza ndakira maze gukira ngaruka hano mu Rwanda noneho ngarutse mu Rwanda ubuzima butangira kugorana burankubitagura cyane bumaze kunkubitagura mburahomba batangira kujya bansohora mu nzu bagira gute ndangara mburahomba pe n'umuryango ufite n'umuryango niba byoroshye mbuzahomba nabo bantu baramvuyeho n'itorero ryaramvuyeho so nangira rero kwiheba umva bwanjye ndihebye hanavuga nayo kujya nje nirwa ndyamye usange ndwaye na trauma mu rugo ndipfiriye no mu buriri ndikumva ndipfiriye no mu buriri reka nihitiremo inzira nyayo niko rero ngiye nahise bikora nigarukira muri ibi abidakweho ko bonye ubundi bushobozi nkasengerwa se bakansengera nkavurwa se bakareba n'ikibazo mfite cya traumatisme gihari runaka shaka kuba kinahari
bitabujijwe ko mbonye n'ubundi bufasha buhagije ibi ntabivamo wabivamo nkakongera nkayoboka inzira kuko nari nakandagiyeho narungurutseho ku byiza by'Imana niko byagenze. Sadunda, tugana ku musozo rero, icyo bigaragara cyo uri umuntu wishimye. Ntabwo urabura kwishima kuko turi mu isi nyine ya byose. Tuba tugomba kwishima ndetse sometimes tukanababara. Sadunda, tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ndagira ngo ugire ikintu ubwira abakunzi bawe, ko bisa kose hari abakwanga ariko hari n'abagukunda, si byo se? Urakoze. Ndagira ngo ugire ikintu babwira, ugire n'icyo bizeza, noneho ubabwire n'ibyo bafitiye, kugira ngo ibintu birushaho kuba. Urakoze cyane. Ikintu nababwira rero, yego, ndabakunda mwese aho muri hose, ndabakunda. Uri kubyumva? Yego, mwese aho muri hose ndabakunda cyane. Hanyuma nubwo ibi byose biba byabayeho, si urwango mfitiye abadukurikirana, si n'urwango mfitiye abantu bose, ahubwo ni ubuzima, ni maisha. Nasobanura ndavuga ni mbonye uko bigenda, ntakongera ngagaruka mu nzira nziza. Iryo kote se, iyo myambaro se nkayibona nkagira gute, nagaruka mu nzira nziza. Nkabona ibyo biryo, kuko icyatumye mva mu rugo ni ubuzima bubi. Nkabona ibyo biryo, nkabona yo kwishyura inzu, nagaruka mu buzima bwiza. So ndabakunda, kandi icyo nabasaba, mujye mwitwereka ko turi kumwe, basi sinihebe, mujye mukanda kuri subscribe, munasharinge, kugira ngo basi nihebe mbone ko munari kumwe. Kuko impamvu yo gusharinga, hari igihe ushobora kubona ikiganiro ukumva nta bundi bufasha ufite wabona, ariko ukavuga ati reka nyihe mugenzi wanjye nawe akirebe, nabona bikwiye ko agufasha. Yego, nibyo. Okay, turabashimiye cyane rero mwe mwari mudukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV. Ibiganiro byiza nakagaruka. Turabakunda cyane, mukore subscribe ndetse mujye mwibuka no gukanda kwaho kazogera kugira ngo notification ijye ibageraho ku gihe kandi mu gihe cyanyacyo. Turabakunda cyane rero, bye bye.